We are always watching out for you. ushobora kuba waragiye wumva ibintu byinshi bivuga kuri Illuminati, ukumva ko abahanzi nka Jay-Z, Rihanna, Beyonce, Nicki Minaj n'abandi benshi b'ibyamamare babarizwa mu muryango wa Illuminati. Illuminati ivugwaho ibintu byinshi, ariko byose bigoye kwemeza ko byaba ari byo, cyane ko bamwe babyemera abandi bo bakabihakana. Ubundi Illuminati biva ku ijambo ry'ikilatini Illuminatus, bivuga umurikiwe cyangwa mu yandi magambo ushagawe n'urumuri. Illuminati rikaba riri mu bwinshi, bibita plural cyangwa pluriel. Abantu bose bavuga amateka ya Illuminati bemeza ko ari agatsiko k'ibanga, aka kazwi nka secret society, kashinzwe na Adam Weishaupt, wari umwarimu muri kaminuza ya Ingolstadt muri Baviera. Iyi Baviera niyo bizwi nka Bayer mu Budage, hari ngo ku itariki ya mbere Gicurasi mu 1776. Kuvuga kuri Illuminati ni ibintu bitoroshye, byasaba kwandika ibitabo, kandi n'ubundi byarakozwe. Cyane cyane hari nk'icyitwa The 13 Satanic Bloodlines of Illuminati cya Fritz Springmeier na Cosmic Trigger na The Final Secret of the Illuminati cya Robert Anton. Kugira ngo umenye Illuminati kandi bisaba kuba uzi ibindi bintu byinshi byerekeranye n'udutsiko tw'ibanga, secret societies. Adam Weishaupt yabarizwaga mu muryango wa Freemasonry, babita ba Freemasonry cyangwa Framasonry. Uyu akaba ari umuryango n'ubu ukiriho. Uyu muryango uhuza abantu batandukanye bahuriye ku ibanga ubwabo bazi bonyine. Gusa ikizwi ni uko badasenga Imana, ahubwo bemera uwo bita umwubatsi mukuru w'isi, le grand architecte de l'univers. Ibi abakristo bakaba bifata nko gusenga shitani. Icyo twababwira ni uko Freemasonry idashingiye ku idini, kuko hama abakristo, abayisilamu n'abandi bantu bo mu yandi madini. Adam Weishaupt yari muntu ki? Uyu mugabo wo mu Budage watekerezaga cyane wo mu kinyejana cya 18, yaza kumenya ko ibitekerezo bye byari kuzatuma isi yose itekereza ko hari agatsiko k'abantu gakorera mu ibanga, kaba gateganya kuyobora isi, ndetse bigakorwaho ibitabo na filime byagiye bigurishwa kurusha ibindi, ngo ari gutungurwa bikomeye cyane. Ngo benshi bo mu Budage baba baratunguwe no kuvumbura ko uyu mwarimu wa kaminuza yari umwanzi mubi ku gihugu cyabo. Umuryango w'ibanga Illuminati ukaba warafashwe nk'ikibazo gikomeye kuri sosiyete. Adam Weishaupt yavutse mu 1748, avukira ahitwa Ingolstadt, umujyi uherereye muri Bavaria, kuri ubu akaba ari kimwe mu bice by'Ubudage. Akomoka ku babyeyi bafite inkomoko ku Bayahudi bahinduye idini bakaba abakristo. Yabaye imfubyi akiri muto, nyirarume yita ku kumurihira amashuri, amwandikisha mu ishuri ry'abajesuite. Arangije amasomo ye, Weishaupt yabaye umwarimu wigisha amategeko ya kiliziya n'amategeko asanzwe muri kaminuza ya Ingolstadt. Ashaka umugore ndetse anatangira umuryango. Yabayeho bisanzwe akora akazi ke kugeza mu 1784, ubwo leta ya Bavaria yamenyaga iby'ibitekerezo bye, nk'uko tubikesha urubuga rwa National Geographic. Ukurikije uko yagiye akura, ngo Weishaupt iteka ubwonko bwe ntibwabaga buri hamwe. Akiri umuhungu muto ngo yari umusomyi ukomeye cyane, yirirwaga amira ibitabo bitandukanye byari mu isomero rya nyirarume, byiganjemo ibyanditswe n'abafilozofe. Ibitekerezo byabo byagize uruhare mu mpinduramatware mu Bufaransa. Bavaria icyo gihe cyari igihugu gitsimbaraye ku muco wacyo kandi cyiganjemo idini ya Katolika. Weishaupt si we wenyine wemeraga ko ubutegetsi bwa cyami na kiliziya byabangamiraga ubwisanzure bwo gutekereza. Nyuma yo kwishyiramo ko ibitekerezo bishingiye ku iyobokamana bitakigendanye n'uburyo bw'imyizerere ikwiye kuyobora umuryango ugezweho, yahisemo ubundi buryo bwo kumurikirwa n'ibitekerezo n'imigenzo bikwiye gukoreshwa mu guhindura burundu uburyo leta z'i Burayi zari ziyobowe. Nyuma yo gusanga umuryango wa Freemasonry uhenze kandi udafungukiye neza ibitekerezo bye, yashinze uwe wari ufite byinshi uhuriyemo na Freemasonry.
ariko we ufite gahunda ye. Izina yahaye umuryango ku ikubitiro ni Covenant of Perfectibility mu Cyongereza. Nyuma yaje guhindurira izina birumvikana bitewe n'ukuntu byumvikanaga. Ku itariki ya 1 Gicurasi mu 1776 Weishaupt ari kumwe n'abanyeshuri 4 bashinze uyu muryango bafashe igihunyira cya Minerva, All of Minerva, bakigira ikirango cyabo. Abagize umuryango bagombaga gukoresha amazina atari ayabo. Weishaupt yiswe Spartacus. Abanyeshuri mu by'amategeko Massenhausen, Bauhof, Merz na Sutor bitwa Ajax, Agathon, Tiberius na Erasmus Rotterdamus. Weishaupt nyuma yirukanye umwe muri abo banyeshuri 4 witwaga Sutor amuziza ubunebwe. Muri Mata mu 1778 nibwo wahinduye izina wita Illuminatenorden cyangwa Order of Illuminati. Uyu muryango wabaye abawugize bagenda biyongera bigera mu mpera z'1778 ufite abanyamuryango bagera kuri 27 bagabanyije mu nzu 5: Munich, Athens, Ingolstadt, Eleusis, Ravensburg, Sparta, Freisingen, Thebes na Eichstätt, Erzurum. Hari ibibazo byinshi bigenda bigaruka byibazwa buri munsi. Iki ngiki ni kimwe muri byo. Illuminati ni umuryango ugenzura isi mu ibanga. Ibi nabyo reka tubirebeho. Illuminati ubundi ari umuryango w'ibanga koko wo muri leta ya Bavaria mu Budage mu kinyejana cya 18. Ibi twabigarutseho hejuru. Abawugize barwanyaga imigenzo yose, amategeko y'amadini ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu. Banditse igitabo cy'itegeko ryabo ko intego yabo ari uguhagarika ibikorwa byose bibangamiye abantu, bakabaho nta kibagenga cyangwa kibagenzura. Ntabwo babigezeho, kandi uwo muryango wabo ntaho uhuriye na Illuminati ivuga uyu munsi nk'uko David Bramwell abivuga. Igitekerezo cyayo kiriho ubu ni uko hari abemeza ko urugomo, violence n'ituze byose ari bimwe. Bamwe mu babyemeraga batyo ni abitwa Discordian Movement, bashinzwe mu 1965 mu biro by'ubutegetsi muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Greg Hill na Kelly Thornley, abahungu 2 bigaga kaminuza, bakoze inyandiko zo gushinga uwo muryango wabo mu buryo bwemewe. Iyo nyandiko ishimangira ingingo y'uko urugomo narwo ari ingenzi kimwe nk'ituze. Mu myaka y'1960 n'1970 iyo myumvire yarakwirakwiriye mu banyeshuri kuko gukwiza ibihuha n'amakuru atariyo byihutaga cyane. Iyo ntego ariko bari abahungu bombi baje kuyihakana. Bramwell avuga ko aba bahungu bombi biyemeje kwandika igitabo kirimo ibyo bitekerezo byose bakita igitabo cy'Abayilluminati. Bo batekerezaga ko ari ibintu byaba bishimishije gukwirakwiza urugomo n'amakuru y'ibinyoma ku bushake ku cyitwa Illuminati, kandi babigezeho bandika inkuru zinyuranye bagaha abanyamakuru. Bandikaga inyandiko nyinshi bitiriye abantu batabaho bavuga ko Illuminati atari ukuri cyangwa ari ukuri cyangwa ari abayishidikanyaho. Icy'ingenzi kuri bo cyari uko icyo kiganiro kuri Illuminati buri wese yagombaga gukomeza kwibaza ikibazo, mbese koko Illuminati iriho? Igitekerezo cyakwiriye hose ku isi. Igitabo banditse kandi cyarimo ibibazo bimwe nka ninde warashe John F. Kennedy. Uyu yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kwicwa arashwe. Nubwo byinshi mu bitekerezo biri muri iki gitabo cyaba ari ibinyoma byivangavanze n'amakuru amwe y'ukuri, bituma hari ababyemera byose bananiwe guhitamo. Icyo gitabo cyarakunzwe cyane ku byo cyageze aho gikinwamo amakinamico na sinema. Iki gitabo kandi n'izindi nyandiko bandikaga ubu byinshi muri byo ntibiboneka kuri internet, ariko ibihuha kuri Illuminati byakomeje gukwirakwira uko abantu babiganira, bamwe bakabyemera, abandi bakabitangira ibimenyetso, abandi bakanabihakana, bikomeza kuba urujijo kugeza n'uyu munsi. Uyu muryango w'ibanga wa Illuminati bivuga ko urimo abantu benshi bakomeye ku isi.
aha twavugamo nka Jay-Z, Beyonce, Rihanna n'ibindi byamamare byinshi cyane, tutibagiwe n'abaperezida b'ibihugu. Niba waba utarumviseho Illuminati, birashoboka ko waba warabonye ibimenyetso bavuga ko ari ibya Illuminati. Urugero nka mpande eshatu, ijisho bita ko ribona byose riboneka ku inote y'idolari rimwe rya Amerika n'ibindi byinshi. Mu mashusho y'indirimbo zimwe na zimwe, imirongo imwe y'abahanzi igaruka kuri Illuminati. Nko mu ndirimbo S&M ya Rihanna, bamwe bagaragaza aho yerekana ko ari umuntu ukomeye muri uwo muryango. No mu Rwanda uzabona abahanzi bigana ibi byamamare bagakoresha ibyo bimenyetso byitirirwa Illuminati. Kuki abahanzi iyo bajijwe kuri Illuminati bakunda gusetsa kuri iyo ngingo ariko ntibagaragaze ko batayirimo koko? Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo David Bimwe twaze tumugarukaho haruguru, avuga ko muri make ari ugusetsa. Hari benshi ariko batwarwa kandi bakemeza izi nkuru. David Bimwe ati ndibuka igihuha cyakwiriye mu 1966 ko Paul McCartney wo mu itsinda rya Beatles ryaragezweho cyane muri icyo gihe yapfuye mu mpanuka y'imodoka atashye, kandi ko yasimburwa n'umudj wo muri Canada basa neza wahise yiga vuba kuririmba no gucuranga gitari nka Paul McCartney. David Bimwe avuga ko Paul McCartney ubwo atigeze ahakana icyo gitekerezo. Kimwe na McCartney, Jay-Z, Beyonce cyangwa Rihanna n'abandi benshi b'ibyamamare nabo ngo ntibajya bahakana ibyo kuvuga ko baba muri Illuminati. Bamwe bibaza niba Illuminati ibaho koko mu by'ukuri, cyangwa byaba ari ibihuha byakwirakwiye mu isi wenda itabaho. Kuvuga ko Illuminati koko ibaho cyangwa itabaho ni ikintu kikibwaho impaka kugeza n'uyu munsi. Gusa bamwe bemeza ko ari ukubeshya. Ababishyira imbere bavuga ko aba Illuminati ba mbere ba Bavaria amateka avuga ko barimbuwe mu 1785 baba barakomereje ibikorwa byabo mu ibanga rikomeye, bagakomeza umugambi wabo wo kwigarurira isi. Icyo gitekerezo cyagaragajwe bwa mbere mu gitabo cya John Robinson yise Proof of Conspiracy, cyasohotse mu 1797, kivuga ko aba Illuminati bakomeje umugambi wabo binyuze mu gucengera muri za guverinoma zitandukanye, by'umwihariko izagiyeho binyuze mu mpinduramatwara ndetse no gucengera mu yindi miryango y'ingenzi nka Freemasonry. Nubwo rero ibitabo by'amateka bivuga ko aba Illuminati batabayeho kurenza mu kijana cya 18, ijambo Illuminati ryakomeje gukoreshwa mu kugaragaza akagambane sirimo, bagaragaza ko igenzurwa n'agatsiko nka Freemasonry, abazionist cyangwa Zionist, CIA, abakomuniste, imiryango y'ibanga n'imiryango mpuzamahanga. Mu bihe bya vuba, umugabo Myron Culver Fagan watunganyaga filime wari uzwiho kurangwa n'ivanguraruhu no kwanga abayahudi, yabaye umwe mu bafashe ya mbere mu gukwirakwiza ko isi iyobowe n'agatsiko k'abantu bake bibumbiye muri Illuminati. Gusa amaherezo n'ubundi umwanzuro aba ari uwawe, wowe udukurikiye niwe mvuga. Kwemera niba Illuminati ibaho cyangwa itabaho, ubundi ubyumva gute? Twandikire muri comment utubwire igitekerezo cyawe, utubwire uko wumva ibi bintu bigenda bivuga kuri Illuminati, niba ari byo, niba atari byo, mbese utubwire uko byumva. Twitwa The Main TV, kora subscribe, usangize n'abandi iki kiganiro mu gihe waba wagikunze cyangwa wumvishe cyakugirira akamaro cyangwa n'abandi cyabagirira akamaro.